orana no kuryamana byongera kubohwa na buri wese. Nuko byatesherwa agaciro ubivugaho iki? Izi saha rero abantu bacyubaha kurongorana ubwo nicyo uyu yashakaga gusobanura. So no kuvuga ngo izi saha wenda ari nabyo twaba twaravuzeho ubushize, ntabwo abantu bakimenya indangagaciro zabo zo kuba barubatse ka tubivuga gutya, kuko abarongoranye gutyo barongorana kubera ko nyine bubatse urugo. Rero ntabwo bakibiha agaciro cyane, kuko niba ubwe ashobora kuba yafata impamvu iri jambo ryavuzwe gutya, erega ntabwo ari byiza. Niba Imana y'ubwayo ivuze ngo uyu mugabo ntabwo akwiriye kuba wenyine, Imana ikamuzanira umugore cyangwa se ikamuremera umufasha, nuko nyine ishaka ngo ibintu bikorwe gutyo. Ntabwo ishaka ngo ajye hirya cyangwa hino, ahubwo imuzaniye umuntu wo kuba yamufasha mu icyo gikorwa. Rero niba kumufasha mu icyo gikorwa bitagikunze akaba yajya hirya cyangwa undi agaca hino, urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane. Reka dusubire kuri Mama Elevani. Yego. Nk'urwego rw'amategeko hari ibyo rugena, yaba ay'igihugu cyangwa se ay'itorero, kuko ari byo tuvugaho cyane. Iki cyanditswe dusomye, iyo nkisesengura mbona yuko ntabwo harimo kubwirwa umuntu umwe, kuko ntabwo yigize avuga ngo mwebwe abarongoranye mwubahe kuryamana kwanyu. Yavuze ngo kurongorana kw'abashakanye. Yego. Urumva? Yego. Kubahwe nabo. Kuryamana kw'abarongoranye kubahwe na buri wese. Yego. Ese uyu buri wese urimo kuvugwa, ese uko kuryamana kw'abashakanye kwamaze gusuzuguranwa, wabisobanura iki, wabivugaho? Wakoze cyane. Wowe n'umwuka ujyana mu itegeko mpakunda kubi. No kuvuga ngo ngiye uko mbibona, ndaguha urugero rwa hafi. Ubukwe iyo bubaye buba ari ubw'umuryango, ni nawe ushorera ba bantu, ukaza ukabashyitsa mu rugo. Bamaze kugera mu rugo, hari abatashye ubukwe b'inshuti, abaturanyi, abavandimwe, ba parena, ba marene. Hari abasore n'abakobwa bateretanaga n'abo bantu. Abo nabo barimo barabwirwa bitondere kuba abantu babashoreye babagejejeyo, bitondere kuzaza kubabangamira mu mubano wabo bagiranye, kuko n'itegeko rya Repubulika z'ibihugu icyaha cyitwa gusambanya umugore w'undi muntu cyangwa se gusambana n'umugabo w'undi muntu kirahanwa. Niba n'umukozi w'Imana yaragize yerekwa agahishura ibyo bintu, Pawulo akabyandikira itorero cyangwa se n'undi muntu, kuko tubona ko urwandiko rw'Abaheburayo umuntu warwanditse ntagaragara neza, ariko abenshi bakeka ko yaba ari Pawulo bakurikije inzandiko zivugwa haruguru. Nkavuga ni rero wowe utinyuka ukajya hagati y'abantu babiri bemewe kubana byemewe n'itegeko, bakayemera kubana byemewe n'ijambo ry'Imana. Itangaza ijambo ry'Imana rikubwiye ubaha umubano w'abantu, nkongeraho ko n'itegeko rishobora kuguhana. Nitwa Revera Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Bizakubwira ibirori biteguye neza, no kuzareba naho byateguriwe.
ibi nimbikubwira ndagira ngo nkurangire ahantu heza ho gutegura ibirori byawe ndetse bagashyiraho n'umwihariko ku bunararibonye bwabo ubudasa mu gutegura ibirori no kubishimangira. Ahangaha ni kuri Oasis Guest House. Aha kuri Oasis Guest House uhasanga ibyiza byinshi birimo ibyo kurya bisukuye biteguye neza, bakagira ibyo kunywa bimeze neza cyane, bagira kandi jaride nziza zo gukoreramo ubukwe ku bategura ubukwe, bategura ibirori bitandukanye, bakagira sale zo gukoreramo inama, bakagira kandi ibyumba byo kuryamamo byiza cyane. Si ibyo gusa kuko bagufitiye na sale zo gukoreramo inama mu buryo butandukanye. Reka nkubwire ko rero ahantu heza ho kwishimira, heza ho gukorera ibyiza by'umunsi wawe ari kuri Oasis Guest House. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri iyo nimero mubona kuri ekara, hanyuma bakagufasha rwose. Ni hariya mu Karumuna uri kwerekeza mu Bugesera. Sinya yacu isigaye ari amahoro, kwifurizanya amahoro, ishya n'ihirwe. Kuri channel yacu Umuco Family Gospel TV twongeye kugaruka muri izi studio dufite umunezero n'ibyishimo bikomoka ku Uwiteka. Uwiteka niwe utanga ibyishimo bizima kandi bitazima. Ibyishimo bizima bitazima, uwamwiringiye rero ntacyo azamuburana. Niyo mpamvu ndi kumwe n'ababyeyi basa bati mu babyeyi, ariko nanjye ndimo. Yego, iyo tuvuze ijambo ababyeyi nubwo mwaryihariye, ariko nanjye burya mba ndi umubyeyi. Ubwo rero bakunze b'Umuco Family Gospel TV, mu kiganiro mumenyereye kandi musanzwe mukurikira muri benshi cyitwa Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Uko turi hano murabona ko umuco twawujuje, umuryango ni wose kuko turi ababyeyi. Hanyuma icyo tugiye kubaganira rero ni ukwemera Imana mu bitugize. Ese umugore yemera Imana gute? Umugabo yemera Imana gute? Imana ihuza aba bantu igambiriye iki uko ari babiri? Ntago turi bujye kure y'iyo content cyangwa se y'iryo jambo. Alleluia, amen. Munyemerere rero, ngira ngo murabibona ko ari bidasanzwe kuba nicaye hagati y'ababyeyi bameze gutya, bambariye urugamba rwo kurwanya ikibi, kandi uwamaze kwambara wakwese inkweto burya ngo no gutsinda bari gutsinde. Iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye hari ababyeyi bakora imirimo itoroshye. Icya mbere, basohoza inshingano bahawe n'Uwiteka yo kubaho, ni ukuvuga ngo baharanira kubaho kandi neza. Icya kabiri, basohoza ikibitsanyo, ibanga ry'Imana ye yatubitsemo, ni ukurema umuntu. Bose rero bararemye, bafite ababakomokaho. Hanyuma icya gatatu ni inshingano nkuru twahawe na Yesu yo kumenyekanisha iby'ubwami bwe cyangwa se iby'ubwigisha. Matayo irabivuga neza ngo mugende mu bihugu byose mubwiriza abantu, abemera bakihana babatizwe, abamaze kubatizwa mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi ngo ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Yesu rero ntago ajya dusiga. Munyemerere rero nse nuhina nkuko mubona ko bidasanzwe. Ndi kumwe n'ababyeyi babiri, n'abavuga butumwa yo bahawe uwo mwanya, ariko nta nubwo kuvuga ubutumwa mu muryango no mu rugo rwe byaba binahagije. Iyo tuvuze abavuga butumwa si ngombwa guhagara mu rusengero, kuko urusengero rushyirwaho natwe. Urusengero rwa mbere ni urwo bafite, kandi baruvugiramo ubutumwa bwiza, kuko ntawe urajya kuraruza umwana we yaraye iyo bigwa cyangwa rwantana. Imana ibahereza umugisha ko mwemeye kwitabira iki kiganiro. Murakoze cyane. Iburyo bwanjye ndi kumwe na Mama Chantal, mumaze gutazira izina rya Mama Marene. Mama Marene, Yesu ashimwe. Uraho cyane? Uracyahimbaza Imana cyane? Wambaye neza, wambaye nka Marene muzima. Murakoze. Wuje umuco nyarwanda. Murakoze cyane. Cyangwa se wujuje indangagaciro. Yego, kubiboneka. Murakoze cyane. Kumwe rero n'umubyeyi tangiye kukwita umunyamategeko. Yego se, kuko ingingo yawe Imana ibabarire wenda abadukurikiye bataza kubifata gutyo, kuko ingingo yawe ntago itandukana n'ukuri, kandi ukuri kureba itegeko. Ntago mbogama. Burya rero umuntu utabogama iteka ni itegeko ngo nibyo ritabogama. Yego, kuko bakubeshyeye byo rireba ibimenyetso cyane, rigasatura gutya.
nuko rero twinjiye turi kumwe n'umubyeyi nababwiye ngo ibumoso bwanjye hari mama Eriva cyangwa se Erivani sinzi ko Mukamana abanyumva kuri mikoro bashobora kuba babyumva. Hanyuma mama Erivani uraho neza mukozi w'Imana ibihe byose iminsi myinshi wambariye urugamba tugerageza kwikwiza nk'uko Kristo abahamagara. yego Imana iguhe umugisha. amen. Tugushimiye ko wongeye kwitabira ubutumire kuri iyi channel yacu y'umuryango. Nabasabye kubera ibitekerezo by'abantu n'inama z'abantu, yego bansabye yuko nabahuza yego tukaganira mu rwego rwo gufasha umuryango. yego Ndavuga nti reka tuhure tuganire ku ngingo ntoya itari burambire abantu ariko iri bube ikubiyemo ubwenge bwinshi. yego Ndashima Imana cyambere ko mukirimo guhimbaza Imana yabashyize ku amen amen. Imana ibahereza umugisha cyane kandi mbashimiye ko mwita ku byingo zanyu kuko Bibiliya ni kwivuga yego kuko akenshi umuntu aza kwigisha ikimurimo kandi dafite icyo utanga nuko society nyarwanda nyine nta mumaro waba uyifatiye. Rero bene abo ngabo hari aho baba bari ariko gishobora kugenda mu bantu agira icyo abamarira. Ikiganiro cyacu rero cyitwa umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. yego Uyu munsi turashaka nifuje ko turi buhuze ibyifuzo by'abantu bagize ibitekerezo ariko sinayo ntego. Turi bufashe abantu abihaye Imana. yego Abihaye Imana tubyina umuziki mwiza. Abihaye Imana ese kubera iki abihaye Imana babyina umuziki mubi? Mama Marene, kuki abihaye Imana no munsi wa none yego ari twe turimo kuvugwaho kubyina umuziki mubi cyangwa se kubyina nabi kandi gucuranga na za gitari byose bikomoka ku Uwiteka? yego Ndetse tukabona yuko umuziki nyawo uhimbaza Imana. yego Uyu muziki ngo wurura umunabi cyangwa se ugabanya umunabi wucurangira. yego Kuki twebwe abihaye Imana ari twe turimo kuvugwaho gucuranga nabi cyangwa se kubyina nabi turi imbere ya Data? so urumva hariho igihe nkatwe abihaye Imana ibyo bintu tuba tutari kubiha agaciro cyane ngo twumve yuko kuba twabyina umuziki mwiza ari ibintu nyine bitureba kandi bidufitiye umumaro. Uri kubyumva? Yego. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko ariko ntawe ubyina wenyine, ndatekereza ko babyina ari babiri. Byanze bikunze Bashaka kubyina ari babiri cyangwa se ariko mu gihe uzi neza yuko uri kubyinana n'umuntu utari wenyine biba byiza ubaye ubyinnye nyine no muri wowe ukumva yuko uyu uri bubyine neza nyine ibintu bikagenda neza. Habe uwo muri kubyinana akanyurwa nawe ukanyurwa ku muziki mubyinnye. Yego. Ubwo rero narimvuze nari ntarinjira wenda ko mubyinana bivuga kuri njyewe nk'umukristo. Hari umukristo, hari uwihaye Imana. Yego. Sibyo? Hari n'umupagano twita umupagani n'utaratura Kristo nk'umwami n'umukiza we. Yego. Ariko nawe ku rundi ruhande ni umuntu usanzwe nyine. Yego. Kuko abihaye Imana baba bavuye muri bariya rusange. Yego. Bagira Bibiliya ibavugaho ukundi utari bugeme. Yego. Twebwe abihaye Imana muri rusange ubwo ni igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Yego. Sibyo? Turimo kuvugwaho kutabyinira Imana yacu neza. Yego. Sibyo ngo tuyinezeze ku buryo abo twita bisi sibyo twamaze kwiyandurisha ibyabo kandi mu by'ukuri bariya bari bakeneye kuza kwigira kuri twebwe. Yego. Nsobanure yuko umuziki ubyinwa n'uwasinze wagombye kuba utandukanye n'umuziki ubyinwa n'umuzima utasinze. Yego. Wenda kugira ngo turi bubigorore. Yego. Kuki bigezaho wowe utasinze ubyina nk'uwasinze? Ni ikibazo gikomeye cyane. Hariho ariko kuri uyu muntu uri kubyina hari igihe aba afite impamvu zituma abyina, akaba yumva atameze neza muri we, akaba arwaye, ariko yaba atarwaye ari muzima akaba ari ibintu nyine atahaye agaciro.
ni ukudaha agaciro igikorwa urimo Yego. gukora. Yego. Mama Elveni, karame. tugarutse iwawe. Dufite ikibazo cyugarije umuryango nyirizina, ariko abenshi muri bariya bantu bahongeraga mu nzu y'Imana, ndetse n'ikimenyimenyi ugiye kurambagiza yakundaga kujya mu rusengero. Abakobwa bubaha Imana bashobora kuzubaha n'abagabo babo, Yego. abahungu bakishijwe bashobora kuzaha agaciro abagore babo, akaba ariho baza. Ariko aba bantu rubanda cyangwa se abo twita ngo abadakijijwe bazagamo nimba ari uko wenda abakijijwe twafunguye cyane bariya bakinjira ari benshi badutwara, birasa naho ibyo tuhunga hariya cyangwa tutemera hariya ari byo bisigaye bikorerwa ino, ku buryo bigeze nuko ubu abantu batakikunda kujya kurambagiza mu rusengero, babonye ko byose ari kimwe, sibyo? Ibyo rero ngo bigaterwa n'iki? Bigaterwa nuko umukobwa mwiza ukuye mu itorero ukamugeza iwawe mu rugo, ngo iyo ageze iwawe mu rugo itorero barivuyemo koko akagenda akaba nk'uriya. Ubivuga iki? Kuki uyu muntu iyo ageze isenga Imana cyangwa se yanagerayo akananirwa guhimbaza Imana mu byo agiye? Urakoze cyane. Reka mbere ku muco. Yego. Uriya ntibazakubeshye, umuco w'umwari cyangwa se umuco w'umusore utangirira mu muryango. Ntago waba utumvira umubyeyi ngo ube utubaha abakubyaye cyangwa bakureze ngo umbwire ngo uzakura uburere mu rusengero. Yego. Mu rusengero haba iby'umwuka, ntabwo haba iby'umubiri. Iby'umubiri biza ari agatonyanga burya, ariko ubundi mu rusengero tuzi ko tuhakura ibyo kurya by'umwuka. Rero isi tubamo idutegeka iby'umubiri ubundi uko bukeye n'uko bwije. Sinzi niba mubibona, abantu rero birabacanga. Mpamya ko intandaro yo kuba abantu babivanga cyangwa se abari hanze banduza abari mu nzu y'Imana byoroheje, biba bituruka no kuba tubona ibyo twigisha abantu akenshi. Reka mvuge muri rusange, kuko nkanjye ubwanjye ndibuka umunsi umwe umuvugabutumwa yigeze kumbwira ijambo, araribwiriza uwo munsi ndafashwa, nzi ngo ibyo avuze nibyo. Subiye inyuma kuri soma nsanga ibyo yabwirije n'ibyo numva igisubizo kiratandukanye. Yari arimo avuga ukuntu Imana yongereye imyaka yo kubaho Hezekiya. Nishimire ko Imana ishobora kongera Hezekiya ikayongera imyaka 15. Nsomye biranza gusanga iriya myaka ntiyari ikwiriye, kuko Imana yacu ntago yibeshya. Yari imubwiye ko agomba gutegura iby'urugo agataha. Rero uyu munsi wa none ndashaka kwereka ko ushaka guhura n'umuntu nawe witwa ngo ari kukubwiriza iby'Imana ukuntu babivanga. Hari abaza bakabwiriza ibyabo bagambirije inyungu, hari abaza bakabwiriza bagambirije kugira ngo bigaragaze. Rega buriya abantu bose baza mu rusengero ntago ariko baba bavuga ibiri ukuri. Rero abantu b'Imana muri iyi minsi ndahamya ko umuntu wese akwiriye kuba maso, agasaba Imana ubwenge, kandi ikindi akamenya gutandukanya ibintu bibiri. Mu mwuka nkwiriye gukorane, mu mubiri nkwiriye gukora gute. Bizorohera umukristo mu buryo bw'umuco no kumenya uko akwiriye kubaha umuryango we n'uwo azashakamo kubare mu muryango, cyane ko turi kuvuga ku muryango, ndetse agaha agaciro n'uwakomokamo, akagenda ajyanye umuco aho agiye gushaka, ndetse n'uretse urugo rw'ababyeyi akajya kubaka urwe, bikarushaho kuba byiza. Ariko abantu babanze basobanukirwa ibyo bintu uko ari bibiri. Yego. Ati abantu babanze basobanukirwe ibyo bintu. Nuko twinjiraga mu kiganiro, mu nyemerere rero dukora isengesho rito, noneho ku batumirwa bacu tubone kusesengura iri jambo. Yego. Dushima Imana. Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru, y'amaso yaduciye bugufi, ndi kumwe n'aba babyeyi ndetse nanjye ubwanjye, ariko turi kumwe na Mwuka wawe wera, kuko niwe uduha kuvuga, akaduha ibyo twigisha, kandi akaduhereza no kumvirwa nabo twigisha. Mu izina rya Yesu ndavuga ngo iki kiganiro n'iri jambo bigende bigere mu mitima y'abizera, abarokore, inkumi n'abasore batari bashaka, ababyeyi babyaye, abarera. Mu izina rya Yesu bibagirira umumaro kandi ribafashe. Dore rivuye mu mitima y'ababyeyi data, mu izina rya Yesu rivuye mu mitima y'abizera Imana. Ndagusaba ngo Umwuka wawe wera aherekeze iki kiganiro, kuzacyumva kizagira icyo kisiga muri we. Mu izina rya Yesu duciye bugufi turakwakiriye kugira ngo bari wowe uyobora buri jambo ryose risohoka mu kanwa kacu.
iridakwiriye urihagarike, irikwiriye rishobora gufasha abantu bawe aba ari ryo risohoka muri twe. Urakoze, tukuragije byose dutangira dusoza mu izina rya Yesu twizeye. Amen, amen, amen. Rero twakira abantu bose dukurikiye ku Umuco Family Gospel TV, baba ab'imbere mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, kuko hari abahamagara, hari abandika, hari abatanga ibitekerezo, ariko hari n'abagaragaza ko badukurikiye nubwo ntacyo baba bavuze. Nabonye mu bihugu bya kure barimo bandika ari benshi, bibaza kuri aba badamu, bavuga bati abo badamu nibavugisha ukuri, barimo baratoneka, baratinya kuvuga ukuri. Ariko reka mbibutse yuko ni abarokore, hari aho ukuri kuvugirwa, ntabwo ukuri kose kuvugirwa bene ahangaha. Aho rero nanjye ndatangira mbarengera rwose, kuko kuba uri umubyeyi ukaba uri umurokore, nuko ushaka ukuri yagombye gushaka aho uri, kuko ntago turi inzerereze ku buryo tudafite aho turi. Ushaka ukuri kuko gukeneye, ntago ushaka aho uri. Adresi zacu turazitanga, amanomero tuyashyiraho, kuko abantu badushuka ngo tuze ngo tuvuge ngo yanyakureko ngo nibitavugwa. Rero babihanganire rwose, kuba mutakwinjira mu ibanga ryo mu cyumba, hari aho rigeneye nyine kuganirwa, niyo mpamvu ryiswe ibanga. Dukoresha ikinyurankindo, nacyo ni Ikinyarwanda. Kandi buriya ujya kubivuga nuko ari cyo aba yumvishije, ahubwo utageze ku irari ry'ikimurimo, nicyo aba agamije. Turabashimiye rero, turi kumwe n'ababyeyi. Reka ntangire nakira Mama Marene. Mama Marene, Karame. Ese Karame. Icyanditswe cyo mu Baheburayo 13:4 kivuga ngo kurongora. Yego. Kurongorana kubahwe na buri wese, kandi kuryamana kw'abashakanye. Kuryamana kw'abarongoranye. Yego. Reka nsome verse uko ivuga ngo kurongorana kubahwe na bose. Kurongorana ni ugushorera umuntu umujyanye iwawe, ni ijambo bita kurongora. Ushorera, uramugejeje, bibaye ngombwa ko muza kuryamana. Noneho ubwo tugiye kukuryamana. Kurongorana kubahwe, cyagiye babaherekeza. Kuryamana kw'abarongoranye kwe kugibwaho kwe kugira ikikwanduza. Kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabacira ho iteka. Kuki umwanditsi yagombye kongera kwihanangiriza aba bantu barongoranye nk'uko bavuze, bakaba bagiye kuryamana? Yego. Ese hano iki cyanditswe, ubwo ni wowe nagezeho, kuki Bibiliya yongera kwihanangiriza abantu ko kurongorana no kuryamana byongera kubohwa na buri wese? Nuko byatesherwa agaciro. Ubivugaho iki? Izi saha rero ntabwo abantu bacyubaha kurongorana, ubwo nicyo uyu yashakaga gusobanura. ni ukuvuga ngo izi saha wenda ari nabyo twaba twaravuzeho ubushize, ntabwo abantu bakimenya indangagaciro zabo zo kuba barubatse, ka tubivuga gutya, kuko abarongoranye gutyo barongorana kubera ko nyine bubatse urugo. Rero ntabwo bakibiha agaciro cyane, kuko niba ubwe ashobora kuba yafata impamvu iri jambo ryavuzwe gutya, erega ntabwo ari byiza. Niba Imana y'ubwayo ivuze ngo uyu mugabo ntabwo akwiriye kuba wenyine, Imana ikamuzanira umugore cyangwa se ikamuremera umufasha, nuko nyine ishaka ngo ibintu bikorwe gutyo. Ntabwo ishaka ngo ajye hirya cyangwa hino, ahubwo imuzaniye umuntu wo kuba yamufasha mu icyo gikorwa. Rero niba kumufasha mu icyo gikorwa bitagikunze, akaba yajya hirya cyangwa undi agaca hino, urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane. Reka dusubire kuri Mama Elevani. Yego. Nk'urwego rw'amategeko hari ibyo rugena, yaba ay'igihugu cyangwa se ay'itorero, kuko ari byo tuvugaho cyane. Iki cyanditswe dusomye, iyo nkisesengura mbona yuko hari
ntabwo harimo kubwirwa umuntu umwe, kuko ntabwo yigeze avuga ngo mwebwe abarongoranye mwubahe kuryamana kwanyu. yego yavuze ngo kurongorana kw'abashakanye, yego urumva, yego kubahwe na bose. Kuryamana kw'abarongoranye kubahwe na buri wese. yego ese uyu buri wese urimo kuvugwa, ese uku kuryamana kw'abashakanye kwamaze gusuzuguranwa wabisobanuraho iki, wabivugaho? wakoze cyane, wayobowe n'umwuka ujyana mu itegeko mpakunda kubi. ni ukuvuga ngo njyewe uko mbibona, ndaguha urugero rwa hafi. ubukwe iyo bubaye buba ari ubw'umuryango, ni nawe ushorera ba bantu ukaza ukabashyitsa mu rugo. bamaze kugera mu rugo, hari abatashye ubukwe b'inshuti, abaturanyi, abavandimwe, ba pare na ba marene. hari abasore n'abakobwa bateretanaga n'abo bantu. abo nabo barimo barabwirwa bitondere kuba abantu babashoreye babagejejeyo, bitondere kuzaza kubabangamira mu uwo mubano wabo bagiranye, kuko n'itegeko rya Repubulika z'ibihugu icyaha cyitwa gusambanya umugore w'undi muntu cyangwa se gusambana n'umugabo w'undi muntu kirahanwa. niba n'umukozi w'Imana yaragize yerekwa agahishura ibyo bintu, Pawulo akabyandikira itorero cyangwa se n'undi muntu, kuko tubona ko urwandiko rw'Abaheburayo umuntu warwanditse ntagaragara neza, ariko abenshi bakeka ko yaba ari Pawulo bakurikije inzandiko zivugwa haruguru. nkavuga ni rero, wowe utinyuka ukajya hagati y'abantu babiri bemewe kubana byemewe n'itegeko, bakayemera kubana byemewe n'ijambo ry'Imana. itangaza ijambo ry'Imana rikubwiye ubaha umubano w'abantu. nkongeraho ko n'itegeko rishobora kuguhana. noneho nurangiza gutekereza ibyo bintu bibiri, wibaze ko hari n'ahandi hantu hanavuga ngo bazatandukanywa n'urupfu. ubaye urupfu bundi tubirebeho nabyo. ubaye urupfu ku buryo uza gutuma abantu bagira ikibazo. aho komerezaho iryo jambo, wibanze kuri iri jambo rivuga ngo kubahwe barashwese bubahe. niho nahereye. kandi kuryamana kw'aba bantu yego kwe kwanduzwa, kwe gushyirwaho icyanduza. kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza. Uzi turimo turashinjanya, ndi umupasiteri, hari abagore b'abapasiteri ariko hakaba n'abagore bashatswe n'abapasiteri. hari abatandukanye biragoye, hari mama pasiteri, hari na pasiteri pasiterine. uvuze ijambo rikomeye kandi nawe uri muri giza nkana ndabizi ububizi. nsizi niba mu itegeko turi bujye no muri Bibiliya, ariko reka ngerageze nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo. ni ukuvuga ngo kuryamana kw'aba bantu bageze mu rugo rwabo kwe kugirirwaho umugayo. uyu mugayo rero noneho kwanduza, kugira ngo wandure ubwawe ushobora kwanduzwa na bene ubwite. uko kuryamana yes. igihe wowe ubwawe n'uwo muri kumwe mwinjiye mu gikorwa, umwe akajya mu nda agasigara, muri uko kuryamana kwanyu mubaye umwe, mubaye umubiri umwe, mugiye ku buriri bumwe, kuki muhenerana? ubwo ntimumaze kugibwaho umugayo imbere y'Imana? kandi mwabaye umubiri umwe. yakabaye atakuta ipori, yakwitsamura uturakiri, yakubita inkoko rutisheri nari mbizi kutabishakaga, yakumubwira ngo ntabwo yabishakaga. umunyarwanda yajyaga aca umugani akavanga imyata y'ukunda uyibonamo amaribori. ubundi umuco waracitse tubimenye. umuco waracitse tubimenye. umwate ku bakiri bato batabikurikirana ni gusaduka kw'ibirenge hano inyuma ku bitsinsino, ugasanga harasaduka. reka mbabwire, muziki n'abantu babuze nibashaka urukundo, naho ubundi ibindi byose barabifite. umuntu ukunda nta nubwo ikosa uribona, baranakubwira bati agucinya umuti, mwebwe mujye gusenga. yes, ubona ari amaribori yashamitse hano. nimba nshaka ushobora kumva icyo urimo kuvuga, uravuga ngo kwandura kw'abashakanye kugizwe no kuba ubwabo bakubana ibibuno. nshatse kubwira ko kuryamana kwabo
kunakuriramo na cya gikorwa abakuru bubaha cyitwa guhuza imibiri. guhuza imibiri. Iki kintu aba bantu babiri bo ubwabo bagihuriyeho, umwe akumva ko ari mu njyana imwe n'undi, n'akabazo kose bagiranye bakajya bagakemurira hamwe. Nta cyasha cyajya kuri uyu mubano no kuri uko kuryamana, cyahora gifite umucyo iki gikorwa cyo kuryamana. Ubwo nkubiyemo umubano, nkubiyemo mu cyumba, nkubiyemo ibintu byabo bakabigira ibya bombi ari babiri. Wenda iri jambo naho ryibanze cyane ku cyo twita igikorwa cy'abakuze. Yego, ni ukuryamana. Iyo hajemo kuryamana ni uko ababiri bahuza ibitsina. Yego, sibyo? Kuko hepfo haravuga ngo kubera ko abahehesi urumva ko byamaze kwinjira nyirizina muri cyumba, kwe kugira ibikwanduza, ahubwo ako kantu kwandura, ngo kuryamana kwabo kwe kugira ikikwanduza, ngo kuko abahehesi bazacirwaho kagenda katika twikomereze. Yega Satani yabonye abantu b'Imana bari mu mavuta atangira no kubivanga, ariko ndabivuga arabeshya. Kuryamana ubu byarangiye gushakana cyangwa se kurongorana nko bageze mu rugo, ariko Imana iguha umugisha kuko hari ijambo ry'ikinyarwanda ni ugushorera ababyeyi bagaherekeza. Yego rwose cyane. Noneho kuryamana kw'abarongo, yego kw'abagezi, urumva kuvuga ngo hano harimo no kuryamana kw'abatarongo. Ni nabyo nabo barabikora, abo bahehesi se ntibabikora. Niho hazamo hano. Noneho urimo urabisobanura uvuga ngo kuryamana twarenze ku kurongorana, twinjiye mu gikorwa. Yego, bakugezeyo bakoze umuhango, baragusezera, baguhaye rugari, ati ngaho noneho nimujye ku ntambwe ya kabiri, kuryamana kw'abarongo. Ubwo bageze mu rugo, abandi bose baragiye, abatora ubusurira bari inyuma y'urugo, babaye babiri. Yego, hano rero batangiye noneho basa naho barobanuriyemo icyiciro. Yego, babaye aba baravuze ngo yemwe kuryamana kwanya barongoranye kwe kugira ikikwanduza. Aho niho nari nkubajije ngo se ubundi cyanduza kuryamana kw'aba bantu baheshejwe umugisha n'ababyeyi, bakorewe isengesho ry'umushumba, bahawe ububasha n'itegeko ry'igihugu, ubundi ni ukuhe nyirizina? Kwanduzwa n'iki ku kuryamana kwabo? Kandi aribyo bahise banatubwira hepfo, hari abahehesi. Kuko guheheta bibyara no gusambana. Kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho urubanza cyangwa iki. Bivuze ngo abo bahehesi n'abasambanyi nibo bajya kwanduza bano bantu. Ubwo agatangira akabarira umugore wundi, ejo akabarira umugabo wundi. Uriya mugabo ni mwiza, afite agafaranga, agatangira agapanga buryo ki yazaryamana nawe, kandi abizi neza ko ari umugabo w'umuturanyi cyangwa w'inshuti cyangwa w'umugenzi we. Mama Marene, ufite akazi gakomeye, wanabivuzeho, tubwira n'abandi no kwigisha. Aba bantu barimo kuvugwaho ni bano batoya, ngira ngo nimba twumva verisi ikirimo naba bashingiranywe vuba. Yego, turimo kubagira inama no kubafasha cyane dukurikije ibyanditswe, ariko n'itegeko dushobora kurijyamo, kuko iyo turahira mu murenge hari ibyo bakubwira gusoma cyane, ufashe idarapo rya Repubulika cyane, sibyo? Aha ni naho bamanuka hepfo bakajya kure bakavuga ngo waba urwaye cyangwa uri muzima. Uwo muziki ugomba kugira gute? Kubyina mu bukire no mu bukene, twaba tubyaye cyangwa ukize, twaba twabyara tutabyaye. Yego, uwo mukino ugomba. Ubu ntibashakaga amategeko, ntituyabibukije niyo barahiye. None kuryamana kw'abashakanye bemeje bya bindi byose byarangiye. Yego, ababyeyi bahaye gwahedi, mama w'umukobwa ati genda mwana wanjye wubake, nkeneye umwuzukuru, mujye gukina wa mukino cyangwa mujye kubyina yandirimba. Yego, murumva kera bajyaga baganira bakavuga ngo hari ikiganiro cyabagaho cy'abakuze, bakavuga ngo ikiganiro baganira umukobwa aravuga ngo na nyoko wanyu byamubayeho. Yego, nyoko senge byamubayeho, na nyogokuru byamubayeho, na nyoko byamubayeho cyane. Genda urwubake. Igihe umwana ngo yabaga yagarutse akavuga ati ko mbona bidasanzwe,
kera ho wenda habagaho no guhana ibyo bita kwarurana. yego nkakira nka mukuru wanjye noneho ugasanga umukobwa agiye kugisha inama akavuga se ibintu mbona ko ari ibitakaragasa wenda n'agakiza kari kataragera kure kuko akakiza kaza ari ikintu kiri smart kigorora ibintu ariko ntago ari akakuraho ibintu kuvuga ngo kuryamana kw'abashakanye kuremewe na Bibiliya. Hepfo niho twabonye abahehesi n'abasambanyi nibo bazahanwa kuko bazanduza twagiye kwa mama Marere umuhehesi cyangwa umusambanyi mu buryo bwacu bwa Gikristo ushobora kubyumva mu ijambo rimwe ariko Bibiliya yamaze kubitandukanya bigaragaje ko ari ibintu bibiri. Ese umuhehesi ninde umusambanyi ninde? Dufashe ahangaha rero ni ukuvuga ngo ubundi guheheta no gusambana ni ibintu bigendana. Kuko ujya guheheta ariko ukajya guheheta ikigamijwe ari ugusambana. Ni ukuvuga ngo umuhehesi ni n'umusambanyi. Ese ubundi guheheta ni iki nimba hari ijambo Yesu yavuze aravuga ngo nureba umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza uzaba umaze kuryamana nawe. Umuhehesi ni umuntu wifuza umugore utari uwe cyangwa se umugore wifuza umugabo. Yes nushyira mu bikorwa nabwo kutaruwe. Kutaruwe nta mugabo usambana n'umugore we n'ibintu. Nta muntu usambana n'umugore. Dore umusambanyi rero abasambanyi nyabashyira mu byiciro ariko cyane cyane reka mvuga uyu muntu nsuhuje hagati aho abagabo bashobora kuba bafite abagore 10 cyangwa 50 kandi bakaba hari n'abasore ngiye nigeze kugana n'umuntu kuri TikTok live mubaza ko kabazo ngiye kuvuga arambwira ngo afite abagore 140 ngafite abagore ngo 80 yemera ariko naba basengera cyangwa ndaje mbikubwire uriyo umuntu asambana n'umukobwa cyangwa se umugore igihe bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Hari abakoze ubusambanyi ubwo ubaye umugore nawe abaye umugabo niho birivuga ngo icyo cyaha mu kizibukire kuko gikorerwa imbere mu mubiri. Kera kabaye ubwo utunyangingo twabara gutwaye bamwe n'ibyo bakunda kuvuga ngo bizamo na za karande nta handi ziva aho kuko yajyanye umubiri wawe wamusizemo byabaye. Ubu kandi hagaruka kuri rwanda avuga ngo biribara umugabo umugabo avuye gukora igihango sasa kabaye. Ubwo wa mugabo ugenda ugakoreraho ukamanuka Kizimbabwe niko babyita ubwo kabaye wakoze isezerano mpamya ko ni igihango. Yes wavuye gukora igihango yaba n'abazima gikoranye n'abazima ikiri muri cyane ubwo ukizanye kwanduza iki kwa kuryamana hita ubihuza abizanye kwanduza kwa kuryamana kwa wa wundi babana ubwo banduje batangiye kwanduzanya kabaye karande inyatsi n'ibiki byose n'abazimu byose agakosho. Ni ukuvuga ngo urasa naho ushaka gukebura abantu cyane cyane abarokore. Yego wamurokorewe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe tandukana n'icyaha cy'ubusambanyi. Yego ni icyaha ukora igihe cyose uhuje igitsina. Yego utemerewe ugiranye igihango n'ibimurimo byose cyane noneho ukabiterura ya myaka n'imikoro byose kwandurisha ku bana cyangwa se kuryamana ko bashakanye iwawe. Yego no kuvuga ngo yaba umugore yaba umugabo noneho mu muco ngiye kugaruka ku muco neta ngaruka ku uwo mugabo. Uzi ko mu muco umugabo kera cyaraziraga kujya gusambana kikazirizwa kandi uzi ko banagishaka n'abagore benshi ntiwigira kuryamana n'undi mugore wa kabiri umugore wari ku kiriri cyaraziraga kikaziririzwa kuko babaga bazi icyo bivuze mu muco. Abakuru bo barabizi rero impamvu mvuze umugabo uyu mugabo ari hano yarari wenyine atuje n'urugo rwe n'umugore we arangije akoze ikosa agiye gushurashura babyita gushurashura guheheta mu yandi magambo arangije aragiye agezeyo nta nubwo yibutse basi na cya kindi bita kwikingira aragiye aroheye yaho amanukiye aho kiriya gihango rero akoze kandi bakora amakosa uzi kagenda akamubwira amagambo meza ameze nk'aya wa wundi yabwiye uwo babana mu rugo ndagukunda nzaguha buri kimwe nta kintu uzambura nayerere bagiri ziriya ndahiro zose murahira
bugacya buretse wumvi bugacya akazihindura zanditswe. Niba uzi ko wabivuze ukabibwira umugore ugamije kugumana nawe isaha imwe, byanditswe, ntacyo ugomba kubihinduraho. Imbere y'amategeko ntituri bubibone, ariko imbere y'iyakuremye byanditswe. Ni ukuvuga ngo ni nacyo wagaragaje ko aba ari igihanga ari mahana cyane cyane cyane. Uyu muntu arimo kurikorana nawe icyo yaba aziririza n'icyo yaze byaba kandi mu muco wowe hari ibyo uzira mu byo uriya afite kimwe nuko nawe hari ibyo yaziraga. Yego subira wari usubiye ku mugabo. Uyu mugabo reka mbabwire, twese abakijijwe cyangwa se abamenye Kristo by'ukuri n'abemera Imana, twemera ko kuremwa k'umuntu haremwe umugabo bwa mbere. Noneho mu nyuma hakaboneka ko hakeneye uwo kumufasha. Imana iramumuremera, ntiyigeze irema bane. Umva aka kantu ukuntu abagabo banakora amakosa. Ntiyigeze irema bane, ntiyigeze irema batanu cyangwa 10. Yaremye umwe. Nuko yabonaga hagije uriya mugabo. Ni ibintu mwihaye by'amarari. Nje nibuka umugabo abantu benshi bareberaho witwa Aburahamu, nubwo yakoze amakosa kubw'umugore we. Yabwiye umugore wa Timaniza ntabwo yari guhanwa kuko yagira ngo yubake urugo, yari afite intego nziza bikora. Ese wowe ujya kuhehe tugiye kuzana iki kinjiri wawe? Ni business washoye ituma ugenda ugakoreraho ukamanuka Kizimbabwe. Abantu b'Imana ahubwo misembabara. Aburahamu yumviye umugore we, yemera kuryamana n'umuja. Ubu ndababaye cyane, nduva mu nda rwose bitoroshye. Uzi kugira ngo umuntu w'umugabo ntanabikore kubera ikiza cy'urugo rwe, apfe kubikora gutyo gusa ajye kuzana imyaka. Ariko Aburahamu yabikoze kugira ngo umugore we yishime, ahagarika amarira yaramaranye imyaka 70. Wowe uri kubikora ushingiye kuki? Tubwire wa mugabo ucinye umugabo wawe, nani umugore wawe, ubugenda ujyanywe n'iki? Irari rye gusa ngo Imana itigeze igirana ikibazo nawe. Yari kugirana ikibazo yaragendereye intego. Uyu mugore Abrahamu n'umugore bigaragara ko hari ikiganiro cyabaye cyane, kimaze kuba hakorwa icyemewe cyane. Urumva bari babanje kubyemerana, bazirura icyaziraga kugira ngo haboneke ibyishimo. Yes, mu by'umugore. None Abrahamu nawe yarashurashuye. Oya, Aburahamu yakoze ikintu yasabwe n'umugore we byishakiye. Mu yandi magambo yararimo gushaka ibyishimo by'umugore we. Ese wowe ugenda ujyanywe n'iki? Aburahamu yaryamanye n'umuboyi we n'umuja we. Kandi yaranamuguze, bene barabana baguraga igihe kirekire. Kuki uyu munsi wenda mu barokore naho birahari nubwo babihisha kuki umugabo uryamanye n'umukozi we mu rugo kubyakira bibi ikibazo, umugore bibi ikibazo kuruta uko yakumva yaryamanye kandi ufite igisubizo? None se uyu mukozi wo mu rugo yigeze abiganira na nyirabuja ngo tubone urugero? Ni ukuvuga ngo Abrahamu yabiganiriyeho n'umugore we, barangije n'umuja wabo atabizi. Yego, barangije bo ubwabo bahitamo. Yes, amahitamo. Yes, niyo mpamvu ratigize abihanirwa bigaragare nk'iki. Niyo mpamvu ubwo Imana igeze mu barahica. Ari impamvu bibi cyaha. Ari kuvuga ngo abagabo banga kubinganzwa. Bibiliya avuga ngo abagabo b'inganzwa ntibazajya mu ijuru. Kandi wangaragarije yuko Abrahamu yemereye kubinganzwa cyangwa se yatanze igitambo cy'urukundo hariya, ntabwo kwari ukubinganzwa, ni igitambo cy'urukundo pe. Yagira ngo umugore we yishime, kandi Bibiliya ivuga ko ugomba gukunda umugore wawe, wakora buri kimwe rega kubwe. Ubu si Imana ko yatanze umwana wayo, yari yobeye yuko ikoze igikorwa gihambaye. Yes, urukundo rusaba ibitambo. Urumva aho turagana mu bitabo byinshi bitandukanye, ariko tutari bujyemo cyane cyane nk'igitabo cy'imigani. Twebwe mbere tukiri urubyiruko mu makorari twakitaga ngo ni igitabo cy'ubwenge, cy'ubucurabwenge, kuko kirimo inama ku bagore, ku bagabo no ku bana. Igitabo cy'imigani. Yego, ngenda nagikunda, nagisomye inshuro zirenga 2. Igitabo cy'ubucurabwenge ndagikunda cyane. Urumva hari aho bivuga ngo hari abagabo bagenda bwombo nce 2 ku kibero cyiza. Urumva bamaze ni babahehesi, yambuye ubugabo, babahehesi, yambuye ubukaka n'icyubahiro, batangiye ngo gukikira ikibero ngo cy'umugore wa Marayi. Ngo kandi uwo mugore wa Marayi ngo hari ibimenyetso bimuriho, ngo asa n'ujeje tubuki ku munwa. Sibyo? Ni ukuvuga ngo igikorwa agiyemo kiraba cyiza cyane, ngo ariko ingaruka zacyo ngo nukumanuka ugikuzimu. Wa mugabo we urimo uramanuka. Nibyo. Iryo jambo rimpurize n'iki kintu wari uvuze Mama Marene ndi bumubaza, kandi
cyane kuba aba bana barimo gushyingiranwa. Uravuze uti uyu mugabo umanuka Kizimbabwe, yego sibyo? Ahahira urugo irimbukiro, ni ukuvuga ngo cya cyobo cyo kugikuzimu abagitero yakizanye we mu rugo. cyane cyane. Uyu mugabo yirinde iki? Uyu mugabo icyo namubwira nabanza amenye icyo ari cyo. Uyu mugabo ni intwari mu rugo rwe. Uyu mugabo ni icyubahiro, ni umutware. Ukebaguza cyangwa se ujya ngiye kubwira ukebaguza cyangwa nyine reka mbanza mvuge ku mugabo ndagaruka kuri uyu kigwari. Reka uyu ukebaguza ubundi ni ikigwari, ntago aba akiri umugabo, ubundi aba yatutse. Yes, reka mbanze nivugira umugabo mwiza kuko ngiye bene abo sinjya mbatindaho, ahubwo mbaha izina ryabo bakwiye. Ni ukuvuga ngo umugabo waremwe mu ishusho y'Imana, umugabo Imana yabumbiyemo abantu bazavuka, buvuze ngo ni umuntu ukomeye, adasohoye bari abana ntabwo twababona. Ikintu mubanze mu cyumve. Ari nayo mpamvu Imana buri yije kureba kenshi n'amarira y'abagore yoroha kuyumva, kuko uyu mugabo afite ubushobozi bwo gushuka umugore akamushobora. Ari naho mbwirire abagabo bashukwa n'abagore, imitima yanyu ifite ikibazo. Abo ni ba Samsoni. Yes, kwibagirwa ubudahangarwa ufite ugashyira ubuzima bwawe mu biganza by'umugore, uba ufite ikibazo gihambaye. Reka nkomeze. Wa mugabo we rero ukimara kumenya uburyo uri umuntu ukomeye udasanzwe, ari nayo mpamvu uyu munsi wa none bashyiraho iminsi y'abagore, bagashyiraho iminsi y'abana. Uwawe ntubeho kuko yose ni iyawe. Wabuze agaciro ufite, wabuze agaciro. Imana iguhereza isi kuko igufitiye icyizere, irakubwira ngo ngaho yiyobore. Itangiye kukujabuka uti hari itegeko ryaje, nuko utazi icyo ushaka. Itegeko se rihuriye ngo yego. None se niba tamurengera kuri muri mu bajugunya mugira mu 5-6 mubajugunya, bareka kubarengera gute? Ahubwo banza urebe ngo uyu munsi maze kurema agatima abagore bangahe, uyu munsi maze kuremera abagore bangahe kugira ngo kikirira itegeko rirengera umugore. Ahubwo urareba abo mwatandukanye ngo barabagusuzuguje, ejo ugiye ibunaka ushatse umugore murananiranywe, warebye ko ufite ikibazo. Nkavuga ni rero nibabanze barebe icyubahiro cyabo, bagisigasire, bakirinde ikintu gishobora kuza kucyonona. Nindangiza nibwirire ba bagabo batisobanukiwe, ba bandi nakwita ko baciriritse. Bibiliya iravuga ngo nabagabo ngo bibibura buryo, nuko wabimenye, bindarikwa, nukuri tubwenge muri bo. Nibu ego ko ntagaruka batuka babavuga uko barirega abantu benshi batinya ukuri, ariko kuri nacyo gutwara. By the way, reka mbabwire icyo kintu. Ni ukuvuga ngo niba uzi neza ko uri umugabo uhagaze ku maguru yawe abiri, ugira ukagira ibyo ugira mu majyepfo bikemera bikagenda neza, wibirisha. Hano mbona no kugira abandi bita abapfubuzi barisha ibitsina byabo. Kare icyo nshatse kuvuga hano iki, wicuruza umubiri Imana yawuguhaye kugira ngo ubyare abana, yawuguhaye katika. Aba bagabo rero bomboka bwombo bacunga ngo reka ndebe kuriya mugabo pasiteri, ngo pasiteri byamujabutse nze njye gupfubura ngira ibyo ngira. Wa mugabo we ikibanza cyawe mu ijuru ntacyo, nta gihari, kuko igihe cyose ucuruza umubiri Imana yaguhaye, by'umwihariko ubugabo Imana yakizemo abagabo abana bagomba kuzagira umumaro, ukananirwa kujya gushaka isi Imana yaguhaye kwagura kugira ngo uteme ibihuru, ushaka icyatuma umuryango wawe ushinga ahantu kaguka ukagera kure, icyubahiro uzarinda usaza utakibonye. Komeza ugira amahoro. Kandi Bibiliya nibo yavuze ngo abagabo babahehese, bibisambanyi n'abasambanyi, abasambanyi, abahehesi n'abasambanyi, ngo Imana izabacira urubanza, izabacira. Ahubwo n'abagore babyumva ubwo ni bimwe. Urumva hano ntago yavuze abagabo cyangwa iki, yavuze abasambanyi n'abahehesi. Yego. Mama Marene, habagaho kera kuganiriza umukobwa ugiye gushaka cyangwa se gushyingira, kuko umukobwa kenshi tubona ko ari we urongorwa. Mu Kinyarwanda bavuga kumuhekera. Urumva baramuheka bakamugeza aho bagire, bakavuga bati ingobyi isubiye mu rugo. Ubu ntuzongera guhekwa, ahubwo ugiye guheka. Siko? Yego, bagashorerana bakagenda. Ingobyi isubira hariya, wowe ukajya kwiremera ingobyi cyane. Uyu mubyeyi, uyu mukobwa mumuganirizaho iki kucyagerayo uyu munsi, ejo akavuga ngo ntabwo nkinyurwa. Ijambo ryo kutanyurwa mu bagore ndetse bashya, ntabwo rambaragira muri iki kintu, wenda ngo aba ari byo adukangisha, avuga ati byatangiye bimeze neza uyu munsi bimeze nabi, nibwo akibijyamo.
ikibazo kiri he irimo guterwa n'iki? ni ukuvuga ngo ubundi umukobwa iyo ageze mu rugo wenda nko mu muco wa kera abenshi banagendaga batazi ibyo mu rugo ibyo ari byo. Yego. Ariko izi saha bitewe n'igihe turimo n'igihe dusohoyemo abenshi baba basambanye batari bagera mu ngo zabo. Bajya muri iki cyiciro. Akajya muri icyo cyiciro akaba umusambanyi ataragera mu gihe cyo kuba yashaka. Yego. Noneho iyo agezeyo kuko hari igihe agira umugisha kuba turi kuvuga ku ngo z'abakristo. Yego. Hari igihe agira umugisha agakubitana n'umusore wo mu rusengero, wa musore utari bumubwire ngo mpa, ariko uyu mukobwa agiye gushyira mu rugo we akaba yaramenye ibindi bintu bikorerwa hano hanze. Yego. Sasa ntabwo uyu mukobwa uzamugeza yarakuze akiri muto. Yego, akiri muto. Ntabwo uyu mukobwa uzamugeza mu rugo ngo nurangiza usibye ko nta n'ibanga bakigira. Wenda iyo bakigira ibanga birashoboka yuko yabihengekereza bigakunda. Ubwo urubanza ruri he? Ruri kuba marene, ruri kuri aba bakobwa bihisha bigize gutya, cyangwa hari icyo umukobwa asangamo muri ruriya rugo rw'uriya musore twitaga umutagatifu duteye ikibazo? Ni ukuvuga ngo nanone aho ngaho ndabihengekera kuri marene n'umukobwa, kubera yuko ingeso yaba yaragiyemo mbere atarajya muri runo rugo ntabwo zireba uyu mugabo, nubwo ziri bugire ingaruka kuri uyu mugabo ariko ntabwo zireba uyu mugabo. So ni ukuvuga ngo niba yarasambanye atari yagera muri runo rugo, niba ageze muri uru rugo ibyo asanzeyo n'uburyo asanze uyu musore nabyihanganire. Yabyihanganira gute atabizi ntawabimwigishije? Uri kumva ndimo ndavuga kuri uyu mukobwa ugeze muri runo rugo agatangira kuvuga ngo umugabo nta mpaza. Impamvu atamuhaza kuko abaye yinjiyeyo nta ngeso zindi yaba yaragiyemo, ntabwo ibyo ahasanze abyakira. Hari amakuru avuga ngo abarokore guhera kuri twebwe abapasitori, sibyo, n'aba mama pasiteri, ngo ibi bintu twarabifashe tubyita ibishenzi, ibipagani, sibyo, kugera ku rwego rw'uko dutinya kubiganiraho mu rugo. Njye n'umugore tugatinya kubiganira nk'ibishenzi, noneho ibyo bikototera n'abana bacu. Sore ugasanga uyu mukobwa ntiyigize aganirizwa icyo kintu, sibyo, kutakiganirizwa wenda yirwanyeho n'urungano rwe, agira ibyo amenya. Yego. Ahuye n'umuhungu utarabiganirijwe, sibyo, wenda we utarigize unanabyijandika, kuko umukobwa impamvu akunze kugaragarwaho kugwa muri iki kintu nuko aganwa, sibyo. Umuhungu rero we ntaganwa, keretse uwo hisemo kugenda. Abaye aganwa nabo baba bagaragara cyane muri iki gikorwa. So rero umuhungu watinye guhitamo kugenda we ubwo aba yirinze nyine aba yifashe ko ntawe umugana ngo mwaporocinga amujyane muri iki kibazo. Ariko umukobwa uri hariya ashobora kwihangana none, ariko kubera abamugana ejo bundi bikarangira bagiye. None ndibaza ngo ingo z'abarokore batinya kwigisha abana cyangwa se kuganira iki kiganiro cy'abashakanye, ariko gikorwa nyirizina kibanga ryo mu cyumba, ntabwo gifite uruhare mu gusenyuka kw'izi ngo z'abakiri batoya, kubera ko ntabwo uyu mubyeyi cyangwa uyu mumarene yigize afata umwanya wo kwigisha uyu mukobwa ngo amubwire ati mwana wanjye nimba hari naho wagiye ibintu si bimwe, ntabwo iki gikorwa gikorwa kimwe kandi ntikimenyerwa, kuko birayavuze ngo cyubahwe, kuvuga ngo cye kumenyerwa na buri wese, gihora ari gishya. Mbese ubwo muri make gihora kera, bundi cyabaye gihora kera, kuko uyu munsi ejo bundi wibigira akamenyero. Mwana wanjye nihabaho izi mpinduka umenye ko zabayeho nyine, sibyo, habaho kugabanyikirwa no kongerera. Aba bana ni uruhe ruhare rw'ababyeyi mu gusenyuka kw'izi ngo? Wowe ugura umubyeyi na nyina w'umwana, uri n'umubyeyi nka marene, sibyo. Umukuru w'igihugu yaravuze ngo ariko nimba binazi hakaba hagiye kubaho gusenyuka kw'aba bantu gutandukana, bibuke agaciro aba babyeyi babatakajeho. Ese we wenda ntago yigize avugana n'uyu mwana
uyu mwana ushobora kumaza akavuga ati ngewe ntacyo nibuka bantakaje ko ntacyo baneguye ntacyo narize. yego Sibyo? Uruhare rwo gusenyuka kw'aba bana, gusenyuka kw'ingo z'aba bana barimo gushyingirana, turaruherereza kuri bo kuba umwera kinye imikino undi atarayikinye wenda bagahura bikananiranwa, cyangwa turabiherereza kuri abari bashinzwe kubaha amakuru y'ibyo bagiyemo batayabahaye yo kuri. naramubwiye nti mwana wanjye iretere numva ngo akifite 8 natangiye mubwira nti umuntu uzakwandikira iretere uzayinzana, ntabwo nigeze muhisha ko bibaho kubera ko yaratuba bizi imbere y'iyo myaka barayimwandikiye arazambira ati bamwe iretere kanaka yanyandiki sanga yandiki amumbwiye nsanga umusore w'imyaka 16 ibaze ku mwana w'imyaka 8 cyera kugira abana bakuru. Noneho naramubwiye ni mwana we ujye uyima kubera za nama nagiye mu hakiri muto mwereka ko ubuzima bwe ashobora kubushyira mu kangaratete, ndamubwira ntujye umushimira umuntu wese urwaye irete. Noneho niyongera kubwira ati kutansubije ubwo kinyihanganira twige azatsindwa nitumara kwiga turahari. Bagiye bamurinda ku ishuri kubera ko yabashimiye ijambo murakoze ryonyine. Ndimo ndibaza uyu munsi wa none kuki batabona ko umugani wa mugenzi wanjye umwana apfa mwitero, muzamure uwo muco muwigisha abana, noneho abajya mu mahanga nabo ni ukuri abana bo mu mahanga muhumure, amahanga bigisha byinshi kandi byiza, ndetse ibyo bibi nibaza ujye uhita umugira inama shingiye kujya kutwiki mubatega amatwi, niyo kuvuga ngo reka reka ngibyo by'amahanga simbizi, urabizi wanze ukunze ufite umwana ubaye wakabaye ukurikirana n'iki n'amakuru yawe. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha cyane. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Icyambere ndabanza kubashimira kuko mutaramiye abantu cyangwa se muganiye abantu neza kandi mufashe benshi cyane cyane abarokore twakoze ku mpande zose, ariko abahehese n'abasambanyi bazajya nta ngororano yabo no ku isi bajya aho bagomba kujya, no mu ijuru rero hari ahateganyijwe ko ry'isi bitwereka ibyo mu ijuru. Hanyuma tugushimire rero ku ijambo ryiza kurongora bikurikirwa no kuryama, niko Bibiliya yavugaga. Excellence Birego Perezida niwe wakosoye ijambo kuko barayivuga ukumva ni ikintu cy'ikibazo. Yabisobanuyeho mu nama y'urubyiruko ngira ngo cyangwa y'abantu bakuru, avuga ati kurongora nko gushaka, abandi rero bahita babijyana mu kuryama. Urumva rero yuko nawe urabafashije, noneho wowe uberetse yuko ari ugushorera mukagenda n'abandi mukagerayo. Imana ibahereze umugisha. Reka mushimire namwe mbashimire ku bari badukurikiye ku kiganiro umuco n'umuryango byo shingiro byo kumenya Imana, bari kumwe n'ababyeyi babiri kandi badufashije cyane. Imana ibahereze umugisha kandi mwinshi.